kubera yuko twebwe abaturage nyine twitwa abaturage tutari abanyapolitike cyangwa se ngo tube inzobere mu byo kuyobora no gutegeka cyangwa se kuyobora urugamba no kumenya siyasa cyangwa se politike y'urugamba n'uburyo bwiza bwo kurwana urugamba no kurutsinda. Twebwe twumvise amakuru nka AFC M23 yavuye mu gace yafashe, twe turababara tukumva ko barushijwe imbaraga n'umwanzi bahanganye, cyangwa se hari ikindi gitutu kibakuye aho ngaho bari bafashe binabagoye. Urugero rwiza cyane, Uvira biravugwa yuko AFC M23 yavuye muri aka gace, kandi nyamara twe turi abaturage twababaye. Ariko none ku rundi ruhande ni gute agace nk'aka kagoye abantu kugafata kukavamo bikaba biboroheye kuri uru rwego bahita bavamo? Twe nk'abaturage turababara, ariko ntabwo tuba tuzi inyungu zo kuva muri ako gace babisabwe n'amahanga, ndetse ari no kugerageza kubahuza na leta mbi ya Kinshasa. Ibi ngibi reka tubivugeho ndetse tunabiganireho. Iteka ryose iyo utangiye kumva kwijujuta ko abantu bari bagushyigikiye ku kintu runaka, bari baguteye imbaraga n'ingabo mu bitugu, nawe iyo waba uri ku rugamba nta kabuza ucika intege ugatangira gutsindwa. Reka tuvuge ku banyamasisi, abanyamurenge, abantu bavuka Ijomba ndetse n'abantu bavuka muri Ituri b'Abahema. Aba basa nkaho ari bo cyitso cyangwa se igicumbi cy'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera yuko nta n'umwe witaweho na leta y'iki gihugu. Ari nayo mpamvu bose bishyize hamwe barema ihuriro AFC M23 twirwaneho mu guhashya no kurwanira uburenganzira bwabo. Nyamara abangaba iyo bumvise ngo AFC M23 yarekuye santimetero ebyiri zonyine cyangwa se ngo mu binyacumi by'amasegonda, hari amakuru avuga ko ngo bayisubije inyuma, cyangwa bikunda barababara bagatezuka no ku ngamba zimwe na zimwe n'imigabo n'imigambi bihaye. Ariko agahinda ntikagatume ufata umwanzuro mubi uzicuza imyaka yose. Nyamara niba uzi ko wari utewe ishema no kuba AFC M23 twirwaneho bari kurwanira nyine, komeza ubashyigikire ntaho bagiye. Nyuma yo kumva iyi nkuru ngo bavuye muri Uvira, hagiye ku zindi nkuru nziza cyane, akandi gace utaruzi, ibindi bice binini cyane byiza cyane by'iwanyu muri Kongo nyine uzumva ko babirimo. Ese nibwo bwa mbere wakumva ko amahanga yafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba AFC M23 twirwaneho? Ese nibwo bwa mbere wakumva bavuga ngo bave mu bice? Ese ubundi wowe mu nyurabwenge yawe ubishyize mu ishusho ngari, iyo bavuze ngo AFC M23 nive muri Kongo, uba utekereza ko yajya he? Ndabizi neza ko dutekereza kimwe, ngo ntaho yajya kubera ko niho iwabo. Ariko umujinya n'amarangamutima yuje agahinda kenshi ashobora kugusunikira kuvuga ngo bavuye mu gace nyine batsinzwe, ariko siko biri. Nyamara siyasa cyangwa se politike ni ibintu bitangaje. Ni ibintu twese nk'abaturage nyine tutazi, kereka umuntu birimo niba ubizi neza abigusobanurira akakubwira ukuntu ari umukino utangaje. Ndabizi neza ko uzi yuko imvugo nta mwanzi uhoraho muri politike, nta n'umukunzi uhoraho muri politike. Ibi ntibizagutungure uri kubona uwo twakwita umwanzi wawe ejo ndi muri gukorana muri office cyangwa se mu birori bimwe. Iyo mwumvikanye mugahuza ururimi, mugahuza n'intego, nta kabuza murakorana. Kandi ni nabyo kuri iyi si twese dukeneye imbaraga za buri umwe kugira ngo twubake isi yacu twifuza. Bahaye ikaze muri iki kiganiro, yene twa Tofauti Murashe. Inkuru yo kumva ngo AFC M23 yarekuye byibuze santimetero 6 z'agace bari bafashe, nta kabuza irya mu matwi umuntu wese uri mu nkambi y'impunzi, igatuma ejo hazaza hasa n'ahijimye. Irya mu matwi buri muntu wese ushyigikiye ubwigenge no kwishyira ukizana kw'abaturage b'Abanyekongo bose muri rusange. Ibi ngibi nabyo biri kuba muri Uvira, aho abaturage bari bamaze kubona ubuyobozi bwiza bwa AFC M23 bari gusakuza hejuru bakigaragambya, bakabyukira mu mihanda bafashe ibyapa byanditseho ngo ntidushaka ko AFC M23 ivanga. Nyamara nawe uri umuyobozi wa leta nka Felix Antoine Tshisekedi,
nta kuzuyaza ubaye ukunze igihugu cyawe, ukunze iterambere ry'abaturage no kubaho neza kw'abaturage, wakwimakaza umuco wo kwimika ubuyobozi bwiza nk'ubwa AFC M23 mu gihugu. Ariko ibi ngibi hari abari kubirenza amaso n'ingohe, bari kubirenza amaso n'imboni zabo, bagaterera iyo ngiyo ntibabihereza agaciro, bakavuga ngo ni umutwe w'inyeshyamba ugamije gusahura no kwica. Ariko ibi ngibi siko biri, ahubwo iyi shusho ni nayo ishaka kuza mu bantu bari kurwanirwa na AFC M23. Bamwe muri bo bashobora kuba batangiye kwanga gutanga imisanzu, bamwe no muri bo batangiye gukora ibiganiro bavuga ngo amafaranga bamaze kubona ni menshi cyane, amafaranga nyamara aracyari make. Uretse kuba AFC M23 ikeneye ingufu n'urukundo ruvuye kuri bene wabo, irwanira umunsi ku munsi, imenera amaraso umunsi ku munsi, nta kindi bashakaho. Bashakaho imbaraga, kubana nayo umunsi ku munsi, kwitera imbaraga mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba ubw'amafaranga, bw'imbaraga z'amaboko ndetse n'ibitekerezo, no kubashyigikira muri rusange ku ruhando mpuzamahanga kugira ngo bumvikane, kubera yuko intambara barwana ntabwo ari imwe gusa, ni intambara nyinshi. Uwakubwira ko hari isasu rimwe rishobora kuba rigura $5,000 by'idolari, ni miliyoni zisaga 6 z'amanyarwanda, ushize mu manyekongo ashobora kuba agira muri miliyoni 10. Nyamara iri sasu iyo rirashwe haba hakenewe irindi sasu rizaza kugira ngo rirase agace katarafatwa. Ariko iyo wumvise ngo hari kompora rimwe rishobora kuba rigura miliyoni y'idolari, asaga miliyari y'amanyarwanda, uri umuturage ugahita uvuga ngo AFC M23 yamaze kwikwizaho amafaranga n'ubutunzi, uba wibeshye cyane. Bazakenera icyo giceri cyawe cy'ijana utanga uri mu nkambi, bakenera ayo mafaranga yawe 500 utanga uri Masisi cyangwa se uri Murenge cyangwa uri Rucuru, uri Warikare, aho waba uherereye hose. Bazakenera iryo dolari ryawe rimwe utanga uri hanze, irwota amasimbi n'ubundi mu icumbi za Amerika, Aziya, Europe no muri Australia no mu bihugu bya Canada. Ibi ngibi ntibizakomeye mu nkokora kugira ngo urekeraho gutanga umusanzu ngo nuko bavuye mu gace runaka, nyamara hari impamvu nziza iba yatumye bava muri aka gace. Ese kubera iki udatekereza impamvu bakavuyemo, aho ugatekereza ko ari ubuswa cyangwa se ubwoba bwo gutinya amahanga? Ni ukubera yuko AFC M23 ikigambiriye atari ugufata igihugu ngo ikigire icyayi kikubire, ahubwo ikigambiriye ari ugufata igihugu bakakimakazamo umuco w'ubutabera, kurandura ruswa n'akarengane mu baturage, ndetse aho umuturage wese azaba areshya n'undi imbere y'itegeko, ndetse aho umuntu azajya areba undi akavuga ngo uyu ni umuntu, uyu si umututsi, uyu si umubembe, uyu si umufurero, uyu si umushi, uyu si umundandi, uyu si umuhunde, uyu si umuhutu, si umutwa, ahubwo ni umunyekongo. Ibi nibabigeraho nyamara nicyo gihugu bazaba bashaka. Ushobora no kutazongera kumva isasu mu matwi yawe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ushobora kujya wumva urusaku rw'umuntu uri kwishima ngo umutekano ni mwinshi. Iteka ryose nubona wari ushyigikiye atangiye gusa n'usubira inyuma, ntukamuveho, kubera yuko icyo gihe nicyo gihe azaba akeneye imbaraga zawe nyinshi cyane kuruta uko wazitangaga mbere akijya mbere. Ni nabyo tugomba twese gukora nk'abanyekongo, tugomba gutera ingabo zacu mu bitugu, tugatanga umusanzu w'amaboko, amafaranga n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwabafasha kugira ngo batsindure urugamba. Ibihe bikomeye nk'ibi ngibi AFC irimo gucamo cyangwa se M23 twirwanaho barimo gucamo, by'uko nta muntu n'umwe uri kumva kuri isi dutuye, bose bari kubatererana, nyamara ibyo bizasiga twese tuba abakomeye cyangwa se hakagaragara ibigwari. Ibihe nk'ibi ngibi bitoroshye ibyo bizatuma tuba batoroshye, nyamara mu bihe nk'ibi ngibi bidasanzwe ibyo bizatuma tuba abantu badasanzwe. Kandi igihe kiri kwegereza, witezuka ngo utere umugongo icyama, witezuka ngo ubiharire intare za Sarambwe, witezuka ngo ubisigire amadubu, kubera yuko amadubu nayo akenera kunywa amazi, agakenera no kurya kugira ngo yiruke anarwane ku muvuduko nk'uw'intare zirwanaho. Baracyakeneye rya jana ryawe, baracyakeneye bya bitekerezo byawe, baracyakeneye za mbaraga z'umusore uje kubiyungaho kugira ngo bafate n'ibindi bice bitaragarurwamo umutekano, babyimakazemo umuco w'amahoro n'ubumwe ndetse n'ubutabera.
reka mbabwire ngo ibyiza biri imbere kandi intsinzi yacu turayireba, iri mu biganza byacu, nitwe tuzahitamo kuyikaraba cyangwa se kuyisiga. Njye ndabashimiye, nitwa Tofauti Murashi, mukomeze kugira ibihe byiza.